ndagusuje cyane wowe ukurikiye Extra Mile TV Amahoro y'Imana n'abane nawe. Ndagushimira igitekerezo cyawe, uburyo ukora share ndetse n'uburyo ukora subscribe cyangwa se wakoze subscribe Imana iguhe. Ariko nawe utarakora subscribe birashoboka. Wagenda ugakora ahantu handitse subscribe, iruhande hari akazogera ukajya ubona ibiganiro bicishaho buri munsi. Ariko bitewe n'umukoresha ushobora gukanda sabone. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi hagati mwese amahoro y'Imana abane nawe. Hari n'abari muri diaspora namwe Imana ibahe umugisha. Tubashimiye uburyo mukomeza kudukurikirana n'ibitekerezo byanyu. Tugiye kuganira rero na korali nziza cyane, mu kanya muraza kumva uko bitwa, naho baturuka, naho babarizwa, byose ni muri iki kiganiro. Kandi nujye kureba ekara yawe ukomeze ubane natwe. Ikiganiro kandi nikigushimisha uduhe comment, kandi ugire ikindi gitekerezo nabyo uremewe cyane. Tugiye kuganira n'iyi korali. Mwiriwe neza? Mumeze mute? Shima. Mureke twakira abantu bose badakurikiye. Turabakiriye muri rya zina ryacu rya Yesu. Amen. Amen. Iyi korali yitwa ngo iki? Yitwa Shining Melody. Shining Melody. Ubwo mu Kinyarwanda ni injyana irabagirana. Injyana irabagirana. Ubwo nizo ndirimbo ngo injyana muririmba irabagirana. Abandi baririmba ingande, inzu. Murihariye cyane. Shining Melody ibarizwa kuri itorero. Itorero rya Kimihurura. Ntabwo amagana wanyita. Itorero rya Kimihurura, intara ya Apadi. Ubwo abatahazi mwahajya he? Urusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ahazwi nko mu Myembe. Mu Myembe? Sawa, nta kintu kirashaka kubaza. Myembe harangire nk'umuntu. Cyangwa uraza kuturangira tugeze ku musozo, kuko uko biri kose turaza kuhakenera, sibyo? Yego. Shining Melody mwatangiye kuririmba ryari? Reka tubaze kuri wowe hirya no hino. Murakoze cyane. Shining Melody yakirwa nka korali mu itorero 2019. 2019. Yego. Yego. Ubu ngubu 2019 2024 n'imyaka 5. Imyaka 5 yose. Nakoze. Watangiranye nayo? Ntabwo natangiranye nayo, ariko igihe yamaze cyose na mbere y'uko iba korali ikiri groupe twari tuziranye cyane. Yego. Bari inshuti zanjye se n'umujyanama wabo. Rero mbere yuko dutangira iki kiganiro nanyemereye tukaririmba indirimbo yo mu gitabo, twamara kuririmba indirimbo yo mu gitabo tugasenga, tukaza kudusengera. Nyuma yo gusenga noneho turaza kumva indirimbo n'izindi gahunda ndetse n'impamvu tuje ngo tuganire, sibyo? Yego. Tujye kwiba indirimbo ya kangahe? 166. Yego. Mwegere mikrofone. Yes, if you're
dushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe tukaba tugeze muri aya masaha turyumye ku mwuka w'ubuzima ibyo ngibyo bishimira Uwiteka Nyagasani tukweretse ibiganiro tugiye gukora aba ariwo biyobora ubane natwe ibyo ushaka n'ibyo ushima ubiduhe mu izina rya Yesu amena. Sheni Melody murakoze cyane nanjye ndabakiriye mu izina rya Yesu amen. Noneho mugiye guturirimbira indirimbo ebyiri mara kwemeza izo ndirimbo ebyiri ndababwira igikurikiraho. uze kuza kongera kugeza intebe imbere ho gatoya yagezeyo nta kibazo yego kandi wirinde kwegama cyane bya buri kanya urimo guhita uva muri frame kandi abashakamo mwese kandi wegeye imbere ntacyo bitwaye kuko umukobwa ndamufite impande yawe. Ibabaro tubona muri
iyi njyana ni sawa cyane pe. Imana ibahe umugisha. None se Shining Melody mwatubwiye ko yatangiye 2019 mbere yari group ahubwo nibwo yakiriwe mu itorero. Mwatangiye muri bangahe? Niwe wabuze amakuru kuko wari inshuti zawe. Shining Melody mbere yuko iba korali y'itorero ubundi batangira habanje kubaho abana ba Kimihurura. Habanje kubaho korali yitwa Gospel Memory y'abana ba Kimihurura ndetse baza gukura bajya muri segonderi. Icyo gihe bigaga mu kigo cya Gateka abatangije korali bahageze rero bahuriramo n'abana nanone barimbaga muri korali y'abana ya Kicukiro Sate. Baza kwihuza bakora korali yitwa Shining of Melody biga muri icyo kigo cya Gateka. Icyo gihe uwabakiriraga yandikiraga itorero rya Karamba. Nyuma rero yuko barangije segonderi arizo za 2018 baza kuba korali yakira mu itorero rya Kimihurura. Rero mbere uko bakira mu itorero rya Kimihurura bari abantu benshi cyane bajya muri Rwanda. Ko nibuka ko icyo gihe abarizwaga mu itorero rya Karamba muri Karamba batuye 2016 bajya muri 35. Bari benshi cyane. None se ubu murabaririmbyi bangahe? Turabaririmbyi 13. Abaririmbyi 13. Rero barebye mwese ndabona muri abajene. Iyi korali yakira abantu bato gusa n'ubundi urubyiruko cyangwa abatajeho uko bimba 13 bataje se? Abo bataje bo wenda abakoze cyane ku kibazo bayihe ngo iyi korali yego turabajene cyane. Umubyeyi uri mu bubatsi. Niwe mujyanama mukuru. Ariko nanjye ndacyari umujeni. Biragaragara. Ntabwo ari uko rero duheza abatari abajeni ahubwo nibo bagisanga nibo babasha kwisanga nibo bashoboye cyane n'abageni. Ariko murafite injyana nziza kuri yaratuje umuntu yayumva kuri Shining Melody. Ese mbere yuko tugera kuri gahunda nyamukuru mufite hari ibindi bikorwa mujya mugira nka kora uretse kuririmba gusa? Harimo amahugurwa, harimo gusura abarwayi ndetse ibikorwa byose bigendanye na sosiyete. Waretse akagira udusubiza. Murakoze. Ariko nujya kudusubiza uhereye 2019 tugeze 2020. Murakoze cyane. Guhera 2019 kuva Gaspard yarabitubwiye ni korali yakomeje gukora mu itorero ndetse igashimwa n'ubuyobozi bw'itorero. Urumva kuba mu itorero hari korali y'urubyiruko tuba turi abatesi mbega muri make turasaba bakaduha. Ni n'umugisha cyane kuko hari amatorero atagira izo korali z'urubyiruko. Yego. Muri urwo rwego rero twagiye twubaka gake gake. Urumva bamwe baba ari n'abanyeshuri abandi bashakisha ubuzima busanzwe nyine, ariko 2022 twateguye ivuna ribera Kimihurura. Yego, ribera ku itorero. Twari turi kumwe na Musoni Flavie. Ni ivuna byabaye byiza, ni ivuna byari biteguye ndetse byatunguye n'abantu benshi kujya kubona ukabona watureba nk'uko igikorwa cy'ivuna ubundi kizwiho ngo mu itorero runaka ryagitegura cyangwa korali y'abantu bakuze bafite iyindi myumvire bagezeho, ariko twateguye ivuna kandi rigenda neza ndetse twagize umusaruro w'abantu bagera muri 20 barenga babatijwe. Ndetse harimo na 2 bari muri twe. Bahise batujwe. Bari hano? Ntabwo babashe bari hano ariko kuri korali. Yego. Nakoze
urakoze cyane. murakoze cyane. ubwo rero n'ubu turacyakomeje turabigeraho. gusa wari unatubajije ngo intumbero cyangwa bimeze bite. n'ubu turakomeje kuko turi gutegura igitaramo. murakoze. rero kuganira n'abantu baziranye nabyo ni ibintu gikuru ko vuba nibona reka noneho duhere kuko mwegeranye twibwire nishwa ririmba na riba rigara ariko ingaragu y'icyo tubwiye ko yubatse ibisubizo turagira turaza tugere no mu gikuru biriya gutyo gutyo. amazina yanjye ni Dufitimana Abraham. Dufitimana Abraham. Yego. Uri ijwi rya Arthur. Ijwi rya Arthur nawe. Yego. Ni makumyabiri na rimwe ubwo nawe urakuze umaze imyaka itatu. Yego. Yego. Abraham Imana. yego murakoze. nanjye nitwa Twizere Jean de Dieu. nkaba ndi umutoza muri iyi korali. yego abadirimba ijwi rya tenor. Rya tenor. Uri umutoza ariko unayiririmba. yego Yego. murakoze. Twizere Jean de Dieu. yego Yego. Inkora hafi Solange. Akaba aririmba ijwi rya soprano. Yego. Uruto Gentil nawe aririmba soprano. Yego. nitwa Steven Rugaba. wenda dukiriyaniyeho dufite umudemba w'ikorali ku itorero rya Kibihurura. umuntu waba hafi cyane nanjye dufatanya muri gutoza. umwizera wasaba duha ubirenge bw'indi korali yacu yitwa Healing Stream. gahunda y'isengero. rero nabishaka uzagumane nabo ndaba mufitindo murakoze cyane. nitwa Muradishimana Gaspard. ndi umugabo wubatse. umugabo umwe n'umwana. yego turirimba muri iyi korali ijwi rya baze. abashinzwe iterambere na kominikasiyo. yego nanjye nitwa Brigitte twagira inama mu inshuti yawe. yego Shining Melody ngiye kuririmba izindi ndirimbo ebyiri noneho turaza tuganira ku ntego nyamukuru itumye turi hano. yego
amena satani ntacyo yadutwaye amashini kandi nta n'icyo azadutwara icyo cyose turakizi ni umurwano ariko yego hano tugiye kuganira kuri gahunda y'igitaramo tumaze iminsi tubona ko mufite igitaramo ku itariki 14 z'ukwa 12 reka kugira ngo tutaza gucanga abantu bakajya no kureba amatariki turababwira ko ari ku isabato ku isabato y'ejo bafite igitaramo ese icyo gitaramo kizabera he kizabasanga Abraham igitaramo kizatangira ku isabato ku isabato hari abantu batari abadivantisiti b'umunsi wa karindwi abo twita bategereje bo bashobora kuvuga ko batabashobora kuba bamenya ariko ni ku munsi wo ku munsi wo kwa gatanu nimugoroba n'igitaramo kizaba gitangiye yego ariko agaseke tuzagapfundura ku isabato yego agaseke tuzagapfundura mbese tuzaba turi kumwe n'abantu benshi batandukanye amakorali menshi agiye atandukanye sangane igitaramo kizahera saa 8 isabato ku isabato yego noneho tugiye kubaza Jean de Dieu icyo gitaramo kigamije iki urakoze igitaramo umugambi nyamukuru ni ugushima Imana ni ugushima Imana ibyo yadukoreye uyu murimo murabizi ntabwo ari umurimo woroshye yego ikindi tuzaba dushyira ahagaragara umuzingo w'amajwi volume ya 2 yego ahanini nicyo umugambi w'igitaramo dufite ku isabato n'ubu no gushima Imana no gushyira hanze umuzingo w'amajwi audio volume ya 2 iyo audio volume ya 2 yitwa birashoboka sinzi niba wateze amatwi y'indirimbo twabanje n'abandi dukurikiye baraza bazabyumva ahanini cyane muri iyo ndirimbo twabanje yego indirimbo yitwa birashoboka niyo mwitiriye iyo audio yayo yego ese tuzaza dushima Imana murashyira hanze umuzigo cyangwa uje mu nzu y'Uwiteka wese ageze hano tumujye gushima urakoze cyane urakoze kunyibutsa yego mu by'ukuri tuzashima Imana ndetse dushyire ahagaragara album ukuntu maze kubivuga ariko iryo turo rirakenewe ndetse dukeneye n'inkunga kubera nabihereyeho mu kanya muri uyu murimo dukora cyane cyane wumvishe mu bijyanye n'uko dukora n'imvuna dukunda kugira imbogamizi cyane ya sonorisation yego urashaka kugura sonorisation yego ni muri urwo rwego tuzaba turi no kwaka abakunzi bacu inkunga kugira ngo umurimo urusheho gutera imbere inkunga yo kugura sonorisation yego iyo sonorisation iboneka ko ariyo tuzakora na DVD cyane rwose urabivuga hirya icyo bivugaho cya mbere abakunzi bacu ubundi tube hafi cyane kandi turabizeye yego kuko muze kuvuga ati iyo nkunga nimara kuboneka cyangwa se iyo sonorisation nimara kuboneka turahita dukora videwo mwaka utaha ni imwe mu myuga iri imbere cyane sonorisation na video cyane bigomba kujyanira yego tugiye kubaza cyabikoze wenda ntararangiza muri uwo mwaka n'ubundi dufite n'ibivuna turi guteganya muri uriya mwaka wa 2025 hari ivuna hari sonorisation hari na DVD cyane Uwiteka azabikoresha tugiye kubaza Solange hari ayahe makorali tuzafatanya n'ayo makorali guhera vendredi ubwo ni kuwa nyuma w'isabato
korali healing streams healing n'ubundi isamuto n'abahamya izaza vendredi healing izaza vendredi tuzatangira isabato yego n'abahamya ba Kabeza abahamya ba Kabeza ababona nibo tuzatangirana isabato abahamya ba Kabeza ndetse na healing kumva si ugakira igitaramo nk'ubu tuzatangira bishyushye cyane tuzatangira sanga isora saa 11 saa 11 zuzuye abantu tuzaba twavuye mu mirimo cyane kwihuta tudatuzi kandi nabwo muzaririmba yego yego gentille ku isabato dufite ayo makorari ku isabato dufite korali yitwa Senders God noneho mugiye kwegera mikorofone arajya avuga korari turirimbe akantu gatoya mwese ndirimbo ya Senders yayimenye dori gororano mawikuza ikamba ryiza nzambara kubiri kose iyo ngiyo yirimbana Senders uko biri Senders mwese murayikunda bafite style nziza cyane nayo irabagirana nayo irabagirana nimuzabure yego dufite na Shalom Singers Shalom Singers yego giremera nabane muhitemo bafite nyinshi ariko ngenzi yanjye tuzakorera Uwiteka ntamugaragu keza abami babiri yego Shalom barayizi mu ndirimbo Yobu Yorodani n'izindi dufite n'iyindi yitwa Amazing Grace Amazing Grace Academy izo mu gitabo zose icyo arizo mwibanzeho ariyo Senders baririmba indanza dufite na korali yo kwitorera kimwe yitwa Arijuru tuzaba turi kumwe nawe ikisari yivuze ni wacu heza abijuru nkumbuye igihugu mwami Yesu nyambutse iyo nyanja ndashaka kugeraho heza kandi umena ubwenegihugu nanjye ndifuza kuhatura vendredi ubwo ni kuwa nyuma w'isabato tuzabana na healing stream singers ndetse n'abahamya ba Kabeza ku isabato tuzabana n'amakorari meza ahubwo abantu bose bazabona aho bicara hari Senders God hari Shalom Singers hari Amazing Grace Academy yerutse no gukora igitaramo cyiza cyane hakaba n'abijuru muri icyo gitaramo rero abakunzi ba Shining Melody bumvise gahunda bafite gahunda yo kugura sonorisation bafite gahunda yo gukora ivuna kandi iyo sonorisation izabafasha mu gukora iryo vuna iyo bazakoresha ntabwo agaciro ka sonorisation bari bukatubwira gusa icyo tuzi ni uko sonorisation bakeneye ari sonorisation izarambitse sibyo kandi ibyiza birimo muzazana amafaranga menshi reka tuyite amafaranga muzazana amafaranga muzazana inkunga ifatika kubona abajene nk'aba ngaba bemera gukora umurimo w'Imana ni amahirwe akomeye cyane kuko abandi bari ahandi hatandukanye tugiye tuzi ariko niba uri umubyeyi shyigikira Shining Melody ubahe inkunga ubatere inkunga babashe kugura iyo sonorisation muri abo hari n'abandi bajene bizafasha nabo bakaza niba kandi uri umujene ushobora kuririmba mu yindi korali ushobora kuba nawe byaranze ariko ubateye inkunga babasha no kugera kuri bagenzi bawe bandi rero impamvu ya sonorisation yabo murayumva n'impamvu y'ivuna nayo irumvikana kandi na DVD yanyu nayo
twizere ko rwose butazaduterwa muzaza tukajya gushyigikira Shining Melody. Yego none se muri icyo gitaramo batubwiye ibintu byose muri tubwiye tujya mu bitaramo batubwiye saa 8 bigatangira saa 10 mwebwe mwabiteguye mute? icyo gihe ku isabato saa 8 zuzuye korali zari zimaze guhagarara kuri stage batangiye kuririmba. ubwo n'amakorali batumiye nyabona uzadufashe rwose mwagerera igihe. Yego iyo niyo gahunda ya Shining Melody, nta yindi ntumwa ahubwo reka dusabira wumva afite ishyaka ryo kutumira banza utumire abafite imiryango. Reka tubikore gutya, tumira abafite imiryango bagenzi bawe. niba ndavuga amazina niba ndavuga icyo babarizwa munsi biri hafi yego na mbere kabanza nire bagiye gakorera Samuel gakorera Samuel rwose turabakeneye cyane. yego Samuel ni Imana neza abona ko turabakeneye muri iki gitaramo keneyemo famille kagendera Kamari nabo turabakeneye. reka nkorohereje umuntu wese uzi ko afite umuryango yitwa umugore akitwa umugabo mbese yitwa uwubatse turamutuye muri iki gitaramo sibyo cyane. reka nsabe Abrahamu atumire abasore bose. murakoze. nziranye n'abasore benshi ariko kamvuga bo mbashije kumenya ko baba hafi yanjye. ndatumira rero na mbere ndatumira abasore inshuti zanjye nkunda harimo bita Savimbi hakabamo uwo bita Olivier abo ni abantu tubana cyane mu buzima bwa buri munsi. yego hari inshuti nyinshi ndi butumire zo ku kazi nabo bamwe na bamwe bazaba bahari kuko uzaba ari umunsi mwiza w'umunezero. ntabashije kuvuga amazina ariko ndabizi neza ko bazamubona. abajene bose abajene bose bumva muri iryo zina yuko ari singo. ubwo singo ni uguhera ku mwana wavutse. yego kuko urumva nyine hari igihe unaza uri umujeni icyo gihe ukakora undi mujeni abajene bakahahurira. nyabuneka umuntu wese uzi ko ari singo guhera ku mwana wavutse rwose wavutse ntabwo byakunda wenda ku mwana w'umwaka cyangwa se w'amezi runaka kugeza ku muhungu cyangwa se ku mukobwa. abo bantu rwose turabatumiye muri iki gitaramo kandi nta nkunga iba ntoya tubigarukeho. njya nkunda kubwira abantu ikibiriti kigura 50 ariko imyambi iba ari myinshi kandi igira umumaro. icyo kibiriti gishobora gucanira abantu bakarya kandi ukuntu kigira n'umumaro ukomeye ugikojeje kuri matera kirahashurika sibyo. rero utazumva ko inkunga yawe ari ntoya cyangwa se wumva ko hari uko byakagenze bitagenze, burya inkunga uko ingana kose iba ari inkunga sibyo. ntabwo tuzi agaciro ka sonorizasiyo mufite ariko uko biri ugira kwa kundi abagira kwa kundi nyine bigenda bishira akira abagenda gabanya. rero turabatumiye ntuzabure muri konseri kandi umuntu wese mu ngeri zose uw'umuyobozi uw'umuyoborwa uko wamenyera kose turagutumiye igitaramo cya Shining Melody kiri ku itariki 14 muri ku isabato ariko kizatangira kuri 13 ni ku rusengero rw'Abadiventisiti umunsi wa 7 rwa Kimihurura. ahubwo icyo tugiye gukora ari nacyo tugiye gusorezaho tugiye kurangira abantu aho urwo rusengero ruherereye neza. ntabwo tugiye kubarangira nk'abantu bagiye gutega moto, tugiye kubarangira nk'abantu bagiye gufata shirumuteto cyangwa se bizindi zisanzwe. yego ninde wumva ari bubarangire uko bikwiye? Steven rwose azi kuranga. ikintu gisa n'ikigoyemo kubera ko abantu baturuka ahantu hatandukanye
yego ariko reka duse turebe nk'abantu bazahaza benshi ni abazaturuka hehe ku bantu bakoresha ikoranabuhanga bazanatwandikire tubohereza location kuri mapu ku bantu bagenda mu buryo busanzwe gakondo baranyura mu buryo gakondo yego uvuye mu majyepfo kugera Nyabugogo wafata bisi kwerekeza i Remera numva ariho hafi ibyo hataguhenda yego cyangwa niba wafatiye i Nyanza aho ariho hose ushobora gusigara ahitwa Rwandex kabaza uvuye iburasirazuba uca mu Bugesera n'Urugero cyangwa ahandi Kabuga ni henshi ni ibice nyinshi location muzirikane ko ari Rwandex gusigara Rwandex hanyuma usengero urori imbere yawe gato hano ruguru y'ishyamba kabisa amashyamba tumva aho ngaho yego ubwo bazakoresha moto bazabwira amatari ko bagiye ku rusengero rw'Adventiste y'umunsi wa karindwi wa Kimihurura mu Myembe mbifurije amahirwe meza gusa ntabwo nabura kubabwira yuko muririmba neza mwibaze ko mwaje mungana gutya igihe muzamura umubare noneho wuzuye izaba ari irindi rero iyo abantu bategura igitaramo ni nk'ubukwe birashoboka ko haba hari umuntu mwibagiwe uwo muntu aratumiwe hatazagira umuntu ubabwira ngo ntabwo mwamubwiye mwamaze kumubwira abantu bose bababwiye ikindi kandi bishoboka ko hari ibintu muri kubona biri kubura ntibahangayike isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka kandi natwe turabe rero ntabwo twaba turarengagira ibyo arimo birashoboka ko mwanareba bikajyana finali mwabibuze ntabwo ari igitangaza ariko ijya yemera ko nabyo bitugeraho kugira ngo bitwigishe kandi ari bibi kuri twe ntabwo yabikora kuko ibyo yibwira kutugirira ni amahoro si ibibi sibyo rero uhaje kandi umuhate musoza ku mwanya bifuje ko n'abandi bajene bazaza muri iyi nzira iyi nzira nta gihombo na kimwe kirimo simubizi se bimaze kubona ibihamya cyane yego hari uwumva ari icyo tutavuzeho yatubwiraho yego ikibazo cyane wenda njye icyo ashaka kubwira abadukurikiye ubundi ikose yacu twahise birashoboka concert yego yego kugira ngo twite birashoboka hari impamvu imwe yonyine kuko umuntu ushyize mu biganza by'Imana kinarira yego bya bindi byose tugenda tubona birashoboka bya bindi biduca intege iyo uri kumwe n'Imana biroroha ugatangira kubona ibisubizo ibibazo bitugora byose tubituye Imana ibisubizo biraza rero umuntu uzaza mu gitaramo cyacu turifuza ko azaza akareba ububasha bw'Imana akareba gukomera kw'Imana noneho agafatanya natwe kwamamaza inkuru nziza yo kugaruka kwa Yesu abwira abandi ko bishoboka yego murakoze cyane nabonaga nawe hari icyo ushaka kutubwira yego mu kanya kuri lokasiyo nsa nk'utaramutse neza kurangira hari ahantu ariko sinzi niba byashoboka tukabaha nka nimero nk'umuntu runaka ishobora kumuyobora kuko nabyo birashoboka kandi ndakeka dukurikiwe n'abantu benshi nta kibazo reka uratanga nimero ya Steven kuko ariwe uzigura natangiye n'ababyiyi nta kibazo reka ntange nimero uwo ari we wese ndabizi ko azi kuranga ntabwo iyo nimero tuvuga nyirayo ariko murabyumva yuko umuntu azi n'umuranzi 0785 14 iyo nimero byanashoboka ko waba hari icyo ufite ariko utazahagera uzashyireho nta kibazo uzabanza uyihamagare numara kuyihamagara woherezeho yego ikindi kintu numvaga nshaka kubabaza kandi ari nacyo tugiye gusorezaho hari abantu batari hano hafi hari abari muri diaspora
hari n'abandi bafite intege nke z'umubiri cyangwa se ibibazo bitandukanye bizatuma batabasha kuhagera. Ese mwaba mwaratekereje uburyo abo bantu bazagerwaho n'igitaramo? Urakoze. Twaragerageje tugerageza uburyo bwose cyaba kiri live, n'ubu biracyari muri process, ariko bidakunze twakirikodinga after tukazajya uploadinga kuri channel yacu. Yego, channel yanyu yitwa Shining Melody. Yego, nyinshi twabiganiriye ariko kuvuga si ukuyamara, ahubwo tuzahure kuri uriya munsi. Yego, reka dusabe noneho harya hasenze Solange, reka dusabe Abraham dusengere. bugufi dusenge. Mana yacu y'ubugingo, umwami w'abami, twongeye gushima akamanya kaba umaze kuyobora ikiganiro tumaze gukora, tukaba dufite n'ibindi dutegereje imbere tugiye gukora. Imana turagusabye uyiyobore. Amen. Ingora ku ngoma, mwami niwe Mana niwe isumba byose. Turakwinginze, hari ibitagenda neza muri ibi tuba turi gukora. Data, ni umurimo umwanzi Satani arwanya, ariko mwami kuko uri Imana ugira urukundo, nizeye ko uri Imana izadufasha muri byose. Amen. Imana turi abantu, turavuga tugacumura, twareba tugacumura, gusa kuri Imana igira impuhwe n'urukundo. Kwinginze mwami tureberere twese, ari abari kutwumva ndetse n'abazadukurikirana. Data, uzagumye duheshe icyubahiro. Amen. Kandi mwami Imana twongeye gushima, niba natwe inzira tugiye gutambuka dutaha, turinde kandi ufashe n'abagiye gusigara aha ngaha, uberinde ubahe imigisha, kandi umwibana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uwiteka akomeza abane nawe. Turagushimiye cyane bakomeje gukurikira Extra Mile TV. Imana iguhe umugisha. Ndibutsa ko gukora like, gukora share ari inkunga ikomeye cyane, ariko kuduha igitekerezo byo biba akarusho. Ntimuke gukora subscribe cyangwa se sabone, akazogera kari hirya, ntabwo mutaha mu biganiro byacu.